Dr noneho akazane twe Dr kuri iki cyorezo kuko nacyo kiri kugarika ingogo mu bindi bihugu niba cyaragejeje amababa yakinangaha ntawamenya gusa namenye ko giteye ubwoba kugira isuku kudakorakoranaho ubwo rero guhera uno munsi ntazitangazo hatagira umuntu usuhuza mpintoki mba nakandi imibonano mpuzabitsina y'akajagari iyo nayo muyireke no mu barabishya yavuze bafite ibyago byinshi byo kuba bakandura iyo ndwara ni abakora iyo mibonano mpuzabitsina y'akajagari byongerewe kandi iragufata nyuma y'iminsi ibiri yagaragaye biya bintu uri kubonye hari kuri screen buri bitaramara iminsi ibiri reka da bikuriho byatutumbye nubwo hari n'abishobora gutinda kugaragara kuko ngigaragara hagati y'iminsi 2 na 19 kandi irica hakurya irakomeye iteye n'ubwoba muri Sud Kivu abantu yarabamaze iteye ubwoba rwose mu Burundi kibafata abantu bari bayoboye ibyari byo tukajya tubisoma hano mu nkungu hari ibintu byafasha abantu kandi wumva igiteye ubwoba hashobora kwaduka nk'umuntu ati ngiyi ndayirukana mu izina rya Yesu bagiye kwirukana Ebola nabagiye kwirukana Covid wa munyegana oya wibuka wa mu pastor Roviza akarimaje kwirukana Ebola harya ntiyamutsinze ese mwica vuba yamwishe ari kuva butemba abamujyaniga nawe ndo muri Ghana wavuga ngo ni igihanganye yamunize ari mu ndege nimwe yamunigiye ya wumva hari cyagufasha jya kwa muganga reka nivugishirize Dr usi mutunguye da nizere ko wari wamwandikiye namwandikiye n'urwego rumukorerwa yamubwiye okay urwego rumukorerwa yamubwiye icyo atamenya wenda ni nimero imuhamagara nomero imuhamagaye reka mwandikire mubwire ko ari njyewe cyangwa ari mu nama yani yaduha utunota nka tubiri reka nongere ni ibintu bikaze mwandikire good morning sir nakubwira ko dore imbogo yari umufana wa Peri ariko igize ibyago byinshi wa mukobwa mu Rwampara wapfuye ejo bundi yari mu bari gutanga imyenda yo icyagiye turi kujya kwamaza umukandida nyuma haba yitabye Imana ngo azize stroke nari umufana wa Peri dore imbogo ntamwibone ari kuririmba ati Peri ari kuririmba yabitangarije mu kiganiro kuri radio hano haruguru ariko icyo nakundaga dore imbogo rwari urugero rwiza rwo gufasha abantu kugira icyo bita esteem yego kwigirira icyizere yes abamotari bafite impungenge n'abatwara za taxi ngo se twe dutwara ibiremwe bivuye gucuruza imibiri twe ntibishobora kuzaduteza ikibazo gusa ni indwara mbi iyo twicare tubizi kabisa yani mbi kuko irica rwose irica urundi wa mugani ntiyari iriyo tuvuga ngo bishwe n'ibintu bitaramenyekana ngo n'uburwayi butaramenyekana ngo ubwo ari bwo turi kubivuga kabisa ntabwo urambona harya ni mpox yego yabaye uko mpamagaza nimero isojwe na kangahe 64 si yanjye se ntabwo yizo mpox se nayita epidemic nayita outbreak ngera mpamagare mpamagare okay Yes, hello. Good morning, sir. Morning. Nitwa Kakoza Nkuriza Charles. Abandi umunyamakuru wa TV na Radio 1 uri live mu kiganiro yarashendi kumwe na Gilbert Mutabaruka.
Arsene Fabrice Muneza. Yego yego. turavugana na Dr Edson Rwagasore. Yego niwe Mutabaruka. Dr tubahaye ikaze muri iki kiganiro rero, nibwo ko tutabatunguye cyane. Abantu bahoze batubaza kuri iyi ndwara bari kwita ubushita bw'inkende, abari ngo ni monkeypox, bavuga bati mutubariza amakuru ajyanye nayo kuko bari kumva ko yageze mu Rwanda, irica, irandura cyane, ngo imeze nabi. Twagira ngo mudufashe dusobanukirwe iby'iyi ndwara, ni indwara imeze ite, yandura ite? Yego yego, murakoze. Iyi ndwara n'ubundi ni indwara yagiye igaragara kuva mu mwaka wa 2022 mu gihugu cya DRC bwacyo. Hari akarere kitwa Kamituga, ni akarere ubundi kazwiho ahantu ni site ya mining, ni naho habaye na epicenter uvuga ko ni ahantu ubwandu bwabaye bwinshi mu gihe gitoya. Nyuma yaho nibwo bwagiye gusakara no mu tundi turere two mu gihugu cyo muri Congo. Kugeza ubu ngubu mu Rwanda tumaze kubona abarwayi bageze kuri 2. Muri bo bose twasanze n'abantu bagiye ingendo muri DRC. Harimo umugore w'umucuruzi usanzwe yambuka, n'umugabo nawe nyuma twasanze yuko yagiye muri Goma, ku buryo twabihuje n'ubundi n'izo ngendo. Ni indwara ubusanzwe ikandura mu gukora ku muntu uyirwaye cyangwa se ku matembabuzi y'umuntu uyirwaye, cyane cyane mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina cyangwa se mu gusuhuzanya no gusomana. Ubwo kuyirinda no kwirinda ibyo byose, kwirinda imibonano mpuzabitsina y'akajagari, gusomana, gutwitsiritanaho n'ibindi bijyanye n'ibyo rwose. Kwirinda ubu ngubu harimo mu ngamba zayo, harimo kwirinda gukora ku muntu wese waba uyirwaye, ariko cyane cyane bijyana no kuba imibonano mpuzabitsina ikingiye cyangwa se idakingiye, kuko byagaragaye yuko niyo wakora imibonano mpuzabitsina ikingiye still ufite ibyago byo kwanduza. Dr turi kubona amashusho abantu bafite ibiheri umubiri wose byatutumbye bisa n'ibiri kuma, abantu ku ntoki, abantu ku matama, mu mugongo, ahantu hose abantu bakikanga bakafata ibintu birakomeye cyane. Nibyo koko ni gutya igaragara? Harimo amashusho amwe wenda kabiriza, ariko ubundi ni indwara n'ubundi isanzwe ifata uruhu. Umuntu wese uyirwaye akenshi bagira ibiheri bimeze nk'ubushye bibabaza, nyuma wumva ko harimo kwishimashima. Ibyo biheri akenshi bikunze gutera abantu basanga bibaye nk'ubushye kubabuka ku mubiri, bigafata cyane cyane imyanya itandukanye. Ahubwo bitangira ku myanya ndangagitsina, bigafata ku maso, ku mugongo, ku biganza no ku birenge. Nanone akenshi bashobora kugira umuriro, bakagira izo bita lymph nodes cyangwa se kubyimba mu nsina z'amatwi, bakaba umutwe, kuba umugongo, no kugira amasazi, amagangliyo. Ibi byose n'ubundi ibimenyetso by'indwara, ariko iby'ibanze cyane cyane ni uko bifata uruhu, ugasanga atangiye kugira ibyo bimenyetso bijyanye n'uruhu. Ni nabyo tugendera cyane kugira ngo dutahure abantu barwaye uburwayi. No mu gihe cyose waba ubonye umuntu ufite cyangwa se waba ufite ibyo bimenyetso, byaba byiza yuko yakwihutira kujya kwa muganga. Hari ikibazo mfite cy'amatsiko. Murabona ni indwara isa nk'aho imazeho iminsi ivugwa cyane muri Congo, muri Sud Kivu, ariko n'amakuru yagiye avuga ko no mu Burundi yaba iriyo, kuko bahoze bavuga ngo Bujumbura, ndetse hari n'indi ntara imwe ntari kwibuka ariko itari kure y'u Rwanda. Haba hari ingamba zihariye zafashwe kugira ngo imipaka irindwe bityo itaza gukwirakwira mu Rwanda, ko cyane cyane u Rwanda ni igihugu gito? Yego rwose, kuko mu ngamba zafashwe kuva igihe icyorezo cyabonekaye muri DRC. Icyo gihe twahise dushyiraho amatsinda ubundi asanzwe hari mu mipaka yose, ariko icyo gihe twahise dufokasinga
tureba ku bijyanye n'uburwayi. Ubu ngubu umuntu wese winjiye nibura tureba ibimenyetso kugira ngo nibura dushobore gutabura abantu bashobora kuba bafite ibimenyetso no kugira ngo bavurwe bakurikirane. Ariko n'izindi ngamba kandi dukora. Mutubwire izo ngamba zindi kugira ngo muze no kutubwira ubundi igaragara nyuma y'iminsi ingahe ifasha umuntu, mukomeze mutubwire n'izo ngamba. Yego, so ubundi umva rero izindi ngamba zirimo gukora n'ibijyanye no gutabura abantu muri community. Dushobora kuba dukeka yuko yibasira gusa abantu bava hanze, ariko mu by'ukuri dushobora kuba dufite kubera abantu bagiye babona abo bantu. Biradusaba rero yuko dukora dushakisha abantu bashobora kuba bafite ibimenyetso muri community. Muri byo turimo gukora n'inzego zitandukanye kugira ngo dushakishe abantu, ariko cyane cyane uruhare rw'umujyanama w'ubuzima, aho barimo kudufasha mu baturage gushakisha abantu bashobora kuba bafite bimwe muri ibyo bimenyetso kugira ngo bakurikiranwe. Numva arizo ngamba z'ibanze turimo gukora, ariko harimo n'izindi zijyanye n'ubuvuzi. Abaganga barahuguwe kugira ngo dushobore kuzavura umuntu wese wagaragaye uburwayi mu gihugu. Ese Dr. ubundi wenda wabanza ugasoza ukaza kutubwira iyi ndwara iravurwa igakira, ese haba hari urukingo wenda utubwire kugira ngo nabyo bigabanyize abantu guhangayika? Ubwo rero ubundi mpox umuntu wese ashobora gutangira kugaragaza ibimenyetso byayo hagati y'iminsi 2 na 19. Nuvuga yuko ushobora kumara iminsi 19 nta bimenyetso uragira nyuma y'uko wanduye. Mu buvuzi rero harimo uburyo tuvura kugeza ubu ngubu, tuvura mu buryo symptomatic. Nuvuga yuko tuvura ibimenyetso umuntu wese yaba afite, ariko nanone mari impungenge abantu nuko iyi ndwara yagaragaye yuko ntabwo yica cyane ugereranyije ku mibare. Wenda tugende ku mibare y'abaturanyi, ku bantu barenga 2,000 barwaye, twasanze abantu 7 8 nibo bahitanywe nayo. Umva ko case fatality ratio yayo iri munsi rwose ya 0.5. So umva guhitana n'ubu burwayi biri hasi, bivuze ko burden cyangwa se ibyago bishobora gutuma abantu bicwa nayo biri hasi. Ariko ibi rero ntabwo bihagije. Yego, umuntu igaragaweho aravurwa agataha cyangwa mumushyira ahantu mu kato? Hari uburyo bubiri tukoramo, ariko iby'ibanze ni uko umuntu wese wagaragaye uburwayi tumushyira mu bitaro tukamuvura agataha. Ariko hari n'uburyo bwa home based care. Ntabwo ari mu gihe agaragaje ko afite ibimenyetso bikeya ku buryo dushobora kumukurikirana mu rugo, nanone tumuha amahirwe kugira ngo tumukurikirane mu rugo, akavurwa mu rugo kugira ngo akire, anakora n'indi mirimo ye. Ntabwo twifuza yuko biba ari strict isolation. Cyagiye mu gihe cya covid itangira, twafataga abarwayi barwaye twashyira ahantu yihariye. Dusoza, mbese murahumuriza abaturage ko iyi ndwara ntabwo iri bukwire mu Rwanda, ikindi yavurwa igakira? Nibyo rwose, indwara yivura igakira. Hari uburyo bwose bwo kwivura. Dufite inzobere z'abaganga bahuguwe kugira ngo bafashe umuntu wese waba wirwaye. Tubashishikariza rero abantu wese waba ufite ibyo bimenyetso yuko yajya kwa muganga kugira ngo avurwe. Nanone no kugira ngo tumenye abantu bose bashobora kuba barahuye nawe, kugira ngo nabo dukore icyo bita contact tracing, nabo bamenye amakuru, bafatwe cyangwa se tubakurikirane kugira ngo batazaremba bari mu rugo. Murakoze cyane Dr. Murakoze. Umunsi mwiza. Nizera ko n'igihe bazajya babona amakuru mashya bazajya badusangiza kugira ngo dufashe abantu gusobanukirwa. Nk'ubu abantu bari bagize ubwoba. Arakoze cyane Dr. Edison.
kuri iryo jambo ry'ihumure rwose kandi ufite ibimenyetso nyamuneka ajya kwa oya muganga rwose va muri ibyo nta muntu uri gusenga ngo bikire jya kwa muganga ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC cyatangaje ko indwara y'ubushita bw'inkende izwi nka monkeypox cyangwa se mpox yamaze kugera mu Rwanda nyuma yo kugaragara ku bantu bagera kuri babiri. Haba abantu yagaragayeho abagaragayeho bari bamaze iminsi bakorera ingendo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho icyo cyorezo kimaze iminsi gica ibintu. Umuyobozi w'ishami rishinzwe kurwanya indwara z'ibyorezo muri RBC Dr. Edson Rwagasore akaba yatangarije RBA dukesha iyi nkuru ko hababonetse hari umugore w'imyaka 33 n'umugabo w'imyaka 34. Mu magambo rero uyu nguyu Edson Rwagasore uyu nyine akaba ari n'umuyobozi w'ishami rishinzwe kurwanya indwara z'ibyorezo muri RBC, akaba yagize ati abarwayi bose twasanze barakunze kugirira ingendo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Indwara y'ubushita bw'inkende imaze iminsi igaragara mu bihugu bitandukanye. Iyi ndwara rero ukaba yandura cyane binyuze mu gukora ku muntu uyirwaye cyangwa amatembabuzi y'urwaye. Ishobora kandi kwandura mu buryo bw'imibonano mpuzabitsina, gusomana cyangwa gusuhuzanya n'ufite ubwo burwayi. Ibimenyetso byayo rero ni ukugira ibiheri ku mubiri biryaryata bikunze gufata imyanya ndangagitsina, mu maso, mu biganza no mu maguru. Ibindi rero bimenyetso ni ukugira umuriro, kubabara umutwe, kuribwa mu ngingo no kugira amasazi. Rwagasore Edson akaba yarasabye abaturarwanda gufata ingamba zikomeye zirimo kwirinda kugirana imibonano mpuzabitsina n'ufite ibyo bimenyetso, kugira umuco wo gukaraba intoki hakoreshejwe amazi n'isabune. Hakaba kandi yaravuze ko hashyizweho itsinda ry'abaganga riri gusuzuma mu bice bitandukanye bakabaza ibibazo bijyanye n'ubu burwayi. Mu magambo yakaba yagize ati ni nako twabashije gutahura umurwayi twasanze afite ibimenyetso akigera ku mupaka, turakurikirana turamuvura. Nubwo iyi ndwara idakunze guhitana abantu cyane, izahaza uyirwaye, ari nayo mpamvu abaturage basabwa kwitwararika. Guhera mu 2022 hirya no hino ku isi hamaze kugaragara abantu basaga 100,000 barwaye iyo ndwara. Umugabane wa Afurika niwo umaze kugaragaramo abarwayi benshi, by'umwihariko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuva uyu mwaka watangira, abantu 11,000 bagaragaweho iyo ndwara y'ubushita bw'inkende, mu gihe abo yahitanye abagera kuri 445 nabo rero akaba atari abantu bake. Mu by'ukuri iyi ndwara imaze kuba yahitana, indwara y'ubushita rero akaba ari icyorezo gishya cyaje kuba cyakaduka rero bikaba bikomeje kugenda bigaragara yuko cyaje no kuba cyagera hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Mu gihe uyu muyobozi w'ishami rishinzwe indwara z'ibyorezo muri RBC akomeje kugenda ashishikariza abaturarwanda kwirinda iyi ndwara y'ubushita bw'inkende ikomeje rero kugenda igaragara hirya no hino mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, kugira ngo rero itaza kuba yakwirakwira. Ni indwara rero yandura mu buryo bworoshye, ni indwara igenda kumera nk'indwara y'abana ya kera yitwaga ibihara. Kera rero hari indwara abana bajyaga barwara yitwa ibihara, ariko iyi ndwara nayo yadutse ya monkeypox nayo ikaba yenda kumera nkayo, ariko ye rero aho itandukaniye n'ibihara yo ikaba ifata n'abantu bakuru. Mu gihe iyi ndwara y'ibihara nari maze kubabwira haruguru yo yafataga abana gusa, ndetse kandi ikaba yaranakiraga, ikaba nayo yarakiraga. Iyi ngiyi rero monkeypox nayo ikaba ije ifite ubukana budasanzwe, aho ifata buri muntu wese. Ubushita bw'inkende rero bukaba bufata buri muntu wese, kandi umuntu bwafashe akaba
akunze kuremba cyane ndetse bikaba binamuryaryata indwara rero iyi mufashe iramuryaryata mu by'ukuri. Iyi ngiyi rero ni Rwanda Ways, niyo mpamvu rero tugushishikariza gukanda subscribe niba utarabikora kugira ngo amakuru yose agezweho azajya abasha kuba yakugeraho 5/5 utiriwe uvonika. Iyi ngiyi rero niyo soko rukumbi buri munyarwanda wese avomaho amakuru yizewe neza cyane 100%. Niba rero nawe utariyandikisha reba munsi y'video urebe niba wariyandikishije, nusanga utarabikora ngo baraba icyo gihe cyiza cyane kugira ngo ho bikore, kugira ngo tuzajye dukomeza twibanira no mu yandi makuru abagiye atandukanye, dore ko ntandi rero ubashobora kuba wayasanga. Ngira ngo rero nk'iyi nkuru y'ubu bushita bwaje gutera mu gihugu cy'u Rwanda, ngira ngo rero ni twebwe tuyikugejejeho imeze neza cyane, abandi rero bafata inkuru bakazitobatoba. Ahangaha rero twiyemeje kuzajya tubaha amakuru yose hagezweho kandi amakuru meza cyane. Kandi subscribe tubonane mu kanya no mu yandi makuru abagiye kuza. Ngewe mwumvaga kuri Mike za Kigali Vibes TV, reka twongere kubonana mu kanya wamaze no kwiyandikisha kuri iyi soko rukumbi abanyarwanda bavomaho amakuru yizewe neza cyane 100%. Reka rero tubonane mu yandi makuru ya mukanya, dore ko amakuru yo abagenda agaruka buri kanya. Kandi subscribe bityo uraba wiyandikishe mu bihumbi by'abanyarwanda babasha kuvoma amakuru kuri iyi soko rukumbi y'abanyarwanda. Tubonane mu kanya.